Mwaramutse tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. A23 muyisengera isengesho rikomeye, mufati ry'iburyo abarifata kandi mujye ku mavi abayigira ku mavi. Hanyuma ku ruhande rwa leta Kongo namwe mushyigikiye Kinshasa, mushyigikiye FARDC, mwitere hejuru muvuzi mundu. A23 batangiye kuyirimbura bayihereye mu mizi. Ndavuga kwikubita hareba inzega. Rubaya alo, Goma alo, Sake na Bambero alo, ngo FARDC na Wazalendo barabaziye ku rwego rudasanzwe. Ibyo mvuga ni ibiki? Ni imirwano ikomeje kubera muri Masisi, aho FARDC na Wazalendo bakomeje gukora udutendo. A23 kumvira injereri mu matwi, amasasu arimo gukotsorana ku rwego rudasanzwe. Kinigi tayal A23 yarangije kuyivamo Chuji, ndetse muri make agace ka Katoyi ibirometero 7 gusuturutse muri centre ya Rubaya. FARDC bashinze amatako masa make ari imbere Rubaya centre ndetse n'ikirombe cya Rubaya nyirizina mwagomba kuba bakigaruriye. Ni A23 bari gukubita cyangwa nabandi bantu? Ndaje nkubwira ivy'urugamba rwabereye muri kano gace, ariko FARDC mwenzirimo n'abanyamerika, ntabwo ari FARDC usanzwe tuzi. Iyo operation yo bayiteguye maze bategura aka gatendo kameze gutya, A23 birayicanga irirukanka, cyangwa nabandi bantu bateguye uyu mupangu wo gukora kino gitero. Ndavuga igitero cyabereye muri kara gace ka Katoyi, Kinigi ugana Chuji. Ubimbaze mbikubwire uko zakabaye, uburyo kino gitero cyabaye kigatuma benshi batekereza ko byanga bikunde FARDC ifite uburyo bw'imikorere none yatangiye gukoresha imbaraga ziremereye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndabikubwira da. Hanyuma sibyo byonyine, ahubwo A23 yamaganye n'ibitero bya Kinshasa, ariko Minembwe nayo yibasiriye bikomeye, izatumye A23 ibona ko ari uruhurirane rw'ibisasu kuri front line zose, aho bari kubita aho kwitwa ko ari kubera umurwano. A23 imerewe nabi, amanyakuri nayo ngayo. Nirengagije ko n'abari intare IZASARAMBWE zirageza kuvuga ko zizirwano kandi zikagararaho, ariko muri iyi minsi bisa naho byahinduye isura. Urugamba ni wamenya uburyo FARDC kurwana irakoresha mu kirere, ku butaka, kandi igakoresha imbaraga zidasanzwe urwego ruhambaye. Itangazo A23 nge nawe turarisoma twumve neza icyo bavuze. Bamagana ivyo bitero nyuma kubona ko byagenze, kugira ngo uze kwemera neza ko ari mamo igihe cyari gutyo byagenze. Nirengagije ibindi bivugwa ko hari igihe wumva ko batsinze cyangwa se bakoze iki gikorwa iki n'iki, ariko wakwambuye agace tuvugishije amanyakuri aba yakuruhije, sibyo? Uravuze ngo ye. Hanyuma sibyo byonyine, ahubwo muri Walikale naho murwano umeze nabi wubuye. Ndavuga muri Walikale mu gice cya Masisi ugana nyirizina muri Pinga. Gahunda bihaye ngo nukuvana A23 mu bice byose hose bakaye havana Walikale, udusigishyikwe dusigayeyo ngo twose tugomba kuvayo. Bari gusanga bari gukubura, gushyiraho uburinzi budasanzwe. Uru rugamba ni urugamba rw'imbaraga. Bamwe baravuga bati nimba FARDC hari ikintu yigeze yategura neza kurusha ikindi gihe cyose, ni kigiye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kandi ubwo bari kurwana mu gihe batangije kitwa CSNF guhagarika imirwano ngo batangire kureba uburyo bagera ku mahoro arambye. Nyamara FARDC yasaga nk'irusha amarenga, ihamye neza yuko ikitwa kubona amahoro arambye bizaterwa n'uburyo ku mirongo y'imbere ku rugamba bimeze. Sibyo turi kubona abangaba n'abasikari, umwe ni wa FARDC, abandi mubona bambaye imyenda isanzwe ngo ndi ntasi za A23. Ni FARDC atangaje ko yafashe abasirikari bari bagiye muri Beni gutata uruhande rurimo FARDC baturutse mu gice cya A23. Aba bafashwe matekwa na FARDC, bakavuga ko izi ntasi zitagombaga kurenga umutaro. Barangije kumenya ibyazo maze ubundi bakahita bazizirika kugira ngo bagaragaze neza yuko batemera na gatoya ibijyanye n'imikorere yazo ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyangwa se no guteza urugamba rukomeye cyane muri Beni. Niyo uyu munsi irimo na office ya Kivu Amajyaruguru, aho Kivu Amajyaruguru yowe na Bwana General Major Kakule Varise Sama. Ibi ndabikubwira navyo ndabigarukaho, ariko iyi nkuru yo yaciye igikuba mu karere. Bamwe babikunze abandi ntibabikunze. Niki? Ni General Brigadier General Ronald Rwivanga ugiye kuyobora ingabo za ASF, ingabo zihora ziri maso muri EAC. Nugiye kuyoba ayoboye izi ngabo. Wibuke ko zigeze koherezwa muri Kongo, urabyibuka, aho zoherejwe ari zifite mission yiswe ACLF cyangwa se East African Region Forces, zigiye muri Kongo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke, nubwo zavuyeyo zamaganwe ngo nta zatanze umusaruro ukwiriye. Rero Ronald Rwivanga wo muri RDF
n'ugiye kuba ayoboye izi ngabo byagenze gute, byabereye kugira ngo ahabwe iyi mission. Byose ndabikubwira, icyo nzi cyo ni kimwe gusa, uraza kumenya byose byabaye ndetse na byose biri kuvugwa muri kano karere. Niwe mera tukagenda ku musozo, jyewe ndumugwa kamanzi uruwande ngango no tugende ku musozo. Ikaze. Mbere yuko nkubwira operation nyirizina, ibinyamakuru byinshi byanditse by'iyi nkuru bigaragaza neza ko urugamba rukomeje kuba rubi. Intambara hagati ya FARDC bashyigikiwe na Wazalendo n'inyeshyamba ze 23 yakomeje mu gace ka Katoyi, agace ko muri Masisi muri Kivu Majyaruguru. Kuwa Kane ejo hashize tariki 21 Gicurasi, nyuma kugwa cyangwa se gufatwa k'agace ka KINIGI, nayo KINIGI yafashwe mu buryo bukomeye nza kukubwira. FARDC ishyigikiwe na Wazalendo yirukanye ishyamba mu yindi midugudu 3 hariyo Nyakigano hafi ya Ngungu, Kawere na Tsugi. Banzu mbaze ngo kujya KINIGI bayifate byagenze gute? Amakuru asobanura ibintu bitatu. Amakuru avuga yuko FARDC bari bafite position ebyiri n'indi position imwe ya abarwanyi ba Wazalendo. Aba bari batangiye gukorana cyangwa se bari bemeranyije imikoranire yemewe, uburyo bagomba gukoramo deal zabo, uburyo bagomba gukoramo urugamba ku buryo bukomeye, ku buryo bagomba gutunguramo 23. KINIGI na gace katari kure cyane ya Rubaya, wavuga ko ari agace kari bugufi cyane ugereranije na Katoyi hano herereye, ariko Katoyi uribuka ko nakubwira uburyo bayifashe ku munsi w'ejo bundi. Rero Katoyi bakimara kuyifata, abasikari bayo bigabanyijemo amatsinda abiri, bamwe batuka neza uturuka muri Katoyi, abandi basa n'abazamuka gana ruguru nyine ugana mu cyerekezo cya Bihambwe, ariko nyirizina udashaka kujya mu Bihambwe ahubwo ushaka gufatira nka kwa kundi umuntu ajya gutega ifuku maze yarangiza akacukura inguni zose akayifatira rwagati ngo mwashi umugamo kamashu kawo tayari gihita birangira. N'abangaba rero niwo mupango bakoze, bafata abasikali bamwe baturuka muri Katoyi ahari hazwi neza nyine muri rusange ko banahari, ku buryo na AMAKURU yiteze yuko byange bikunde abarwanyi bashaka kubarwanya ariho bazaturuka. Ibi rero byari bizwi neza na M23 ko bizazana ikibazo gikomeye. AMAKURU ibyigaho neza, nayo ishyiraho uburinzi bwayo. Uzi neza ahantu Katoyi iri cyangwa se ubaze ibirometero buri muri Katoyi, agace bita Katoyi. Reka nkubwire nk'uduce. Abazi neza agace ka KINIGI kari hino y'agace ka Kibahi. Ubwo Kibahi ni iri mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Bihambwe, ariko urebye umwegege waho ibice biherereye, ufata Karambi, ufate Kikoma, ufate Maya, ufate Katoyi, hanyuma ufate numara gufata Katoyi, ufate inzira iva muri Katoyi iza mu kagana ruguru muri KINIGI. Iyo nzira ntabwo ariyo abarwanyi ba FARDC banyuzemo. Oya, abarwanyi ba FARDC babaye nk'abasubira inyuma gato berekeza nkwerekeza muri Kikoma, hanyuma itabizamukira muri Karambi, bageze mu gice cya atari Karambi ndani cyangwa se hagati, ahubwo nyine mu ipfunda risa nk'ijya muri Karambi. Abandi baca nko hagati uturutse ndani muri Katoyi, bahita bazamukira icyarimwe. Mu gihe Wazalendo byavuga ko yavuye mu gice cya Macumbi isa niyerekeza indani muri Katoyi bahafataga, ariko ishinga ibirindiro mu gice cy'amajyepfo ya KINIGI ugana muri Mifuti. Abasikari ba Wazalendo rero bazamutse bahita hura na banyine wabo muri FARDC baturutse muri Katoyi, abandi banyuze hafi ya Kikoma mu nzira bahita hura rwagati, maze amasasa bana menshi 23. Ninde watangije urugamba? Amakuru yemeza ko Abazalendo aribo banje kurwana baturutse mu gice cyawe cy'amajyepfo. M23 ngo niho renfort iturutse cyangwa se igitero giturutse offensive iturutse kuri Wazalendo, batungwa n'andi masasa aturutse hagana hejuru yabo aturutse kuri FARDC. Aya masasu yabaye menshi kuri 23, hanyuma mu rwego rwo guhangana n'izo axe ebyiri batungwa n'indi axe ya gatatu ijemo aba FARDC bafite imbunda za machine gun na RPG. Icyo 23 yakoze niki? Itegeko ry'itatu kwirukanka.
agace bayisabona ko kugakomeza kukaberamo biraza kugorana cyangwa se kugakoriramo biraza kudashoboka. M23 ifumyamo iriruka iva muri iyi centre ijya ku musozi uri hakuno y'agace ka KIBI, ariko si muri KIBI ndani, abahazi ni hakuno yaho hari kandi ga centre uturutse ku muhanda uturuka muri KIBI, ahari naho abaturage bavuga ko babonye umurongo munini wa M23 uri kunyura muri make basa nkaho bari kwerekeza muri KIBI, kandi uko kwerekeza muri KIBI bivuze ko buri kwerekeza muri Rubaya centre, kuko kuva nka Kinigi nyirizina ugera KIBI ni ibirometero bibarirwa muri bitandatu, ibirometero bitandatu uvuye Kinigi centre ugera muri KIBI nanone centre cyangwa se agace ka KIBI, ibirometero bigera kuri bitandatu, urumva ko ari ahantu hagufi cyane. Ariko uturutse nanone Kinigi ujya muri Rubaya nabyo bibarwa ko ari ibirometero byibura 7 cyangwa se hagati 7 n'10, ariko ubundi ni ibirometero bitarenze 7-8 aho ngaho, niyo mibare ibarwa. Gusa rero ukamenya ko FARDC nyuma kwigarura agace ka Kinigi cyo isikora nugita yataka itundi duce duturanye na Kinigi igiti twigarurika twambura M23, niyo mpamvu mvishe ko bahise bafata agace ka Nyakigano ndetse na Ngungu, Kawele na Cugi. Utu duce usa nk'uwerekeza neza muri Rubaya, wakubwira ko Rubaya ibisumbirijwe nutere hejuru ngo hoyanga urabona ngo Rubaya batangiye kwireba mu maso yabo mu mboni zabo, kuko niba ufite Cugi uzaniherereye kari mu marembo nanone y'inzira zigana indani mu cyerekezo kigana mu Rubaya ubwo na KIBI, bitubona neza yuko ibirometero bitarenze 6-7 abazalendo na FARDC bahagaze bahatumbereye imbere. Ikibazo gihari ni ikintu kimwe, none FARDC iraza gutuza itakomeza imbere nyuma gusenyuka ngo kw'iyi midugudu ihuriro ry'abayobozi ririmo kwegera umujyi wa Rubaya ucukwe mu mwamabuye y'agaciro, nyuma yo kongera kubona utundi duce twinshi mu murenge wa Katoyi harimo centre ya Gasenyi na Nk'uko hafi ya Kinigi, utuntu duce nanone twigaruriwe na FARDC, aho Gasenyi na Nk'uko yari yamaze igihe kinini yagenzurwa na M23 ndetse ari nabo hasoresha. Ubu rero hagize amaboko ya FARDC. Iki ni kimakuru cyitwa ACTUALITE.CD cyemeza yuko aka gace cyangwa se ibyerekezo nyuma kugerwamo na FARDC ndetse na Wazalendo ngo ikibaraje ishinga cyangwa se kibahanze amaso no gukomeza mpaka bageze indani muri centre ya Rubaya, ku buryo nayo bashobora kuyataka ku rwego ruremereye kandi bidasanzwe, kandi bigita bigaragara neza cyane ko Abazalendo na FARDC izabo bari kubikora neza ku isuku. Sibyo byonyine, Nk'uko amakuru aturuka kuri Actualite abivuga, iyi mirwano iri mu birometero 15 gusuvuye Kibabi, aho humvikaniraga ibisasu by'intwaro ziremereye n'izoroheje. Uvuga ngo imirwano yafashe Kinigi yari mu birometero 15 turutse muri Kibabi, aho nababwiraga abumvaga imirwano bari muri Kibabi ibisasu babyumvaga neza ibiturika bihambaye, uburyo rwose kuvuga ngo hagarara imbere yazo byasaga naho bikomeye. Wibuke mu minsi ishize nakubwiye yuko ngiye mfite amakuru aturuka muri Walikale, bamwe barabyemeye abandi barabihakana, gusa nari nyafite avuga ko hari umurongo ukomeye uri guturuka muri Walikale uzana ibikoresho bya gisirikari biri guhabwa abasikari ba FARDC na Wazalendo binyuze muri Rutoboho bikabasanga mu nzira zigana muri Masisi, kandi binyuzwa muri axe 3 cyangwa se 30. Bamwe babihabwa n'abazamuka ruguru mu gice cya kigana Pinga ndetse na Mpeti, abandi babihabwa nyine bano bajya muri Rutoboho, abandi babihabwa n'abajya gucunga Ngerere cyangwa se Ngegere hafi y'agace nanone gakunze kuramwo imirwano uburyo bukomeye ka Kibati. Nuvuga ngo uriva Kibati ujya agace ka ufata inzira umuhanda kuzamura ukujyana Pinga, ariko unyuze muri centre nyirizina igana bakunze kuyita Rushebere, kugira ngo uyivemo ugomba guhita urinda iyo nzira cyangwa se urinda iyo nguni yageze 23 muri Limanzi, kandi umuhanda ugera muri Walikale. Aha rero bashyira ibikoresho ariko byinshi byazinirwaga FARDC. Uribuka ko nakubwiye ko mu gihe gishize igihe Lieutenant Colonel Ngoma yapfaga, wanamenye nimba utanabimenye hanga kuri twebwe ko FARDC basubiye inyuma, ariko bateguza ko igihe bazagarukira no turn back, ntabwo bazongera kureba amaso bashyira inyuma, bazahanga amaso imbere nk'abari kwerekeza muri Goma. Now they are doing, uyu mwanya nibyo barimo gukora, bivuga yuko gahunda afite ni ufata Rubaya Sake Goma. Uyu mupangu ni umupangu uhambaye cyane bashyize mu imbaraga. Actualite bakomeza bagira bati kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru ihuriro rya FARDC na Wazalendo ryatangiye igitero ku birindo by'inyeshyamba mu murenge wa Katoyi, aho imidugudu irimo kwigarurirwa n'ingabo zisanzwe zifashishwa na Wazalendo, kandi bakavuga yuko biri kugenda neza. Ukurikiranye uko urugamba rumeze,
hatabayeho ukwirema agatima kwa hamwe ku ruhande rumwe, wavuga neza ko FARDC ubungu isa naho iri kugaragaza ubundi buryo bw'imirwanire bitandukanye nuko mbere yarwanaga. Icyo ni kimwe cya kabiri, nukuba bishoka cyane cyane ko FARDC iri kurwana ariko ifite amakuru y'abirwana nabo, cyangwa se ifite amakuru y'ubutasi ayihereza uburyo bagomba kujya ku mirongo y'imbere bazi ko bagiye kurwana na 23 kuri ya 23 yisanga izo byose byamenyekanye n'ahantu hamwe. Nk'iyo place biri muri Kinigi ngambwira ukuntu ya 23 iri kwirwanaho. Wibuka yuko Kinigi nubwo FARDC itabyemeje, abaturage batanze amakuru bavuze ko humvikanye drone inshuro ebyiri, habonetse drone inshuro ebyiri zazengurutse zigiye mu gace nyirizina akafashwe mbere, gasantre nyirizina kafashwe na FARDC bari kwinjira muri kano gace ka Kinigi na gace ka Gasenyi, ndetse bahita binjira muri Nk'uko. Gasenyi niho hatewe ibisasu bitutse kuri drone ya kamikaze. Amakuru akemeza yuko yari ituye imwe mu mbunda nini ya M23 iteretse ku mapine y'imbunda, ngo yari urufatiro rwa M23 guhagarika FARDC. Yari imbunda iteretse nko masangano aho FARDC igomba kunyura, yagomba kugenda irasa mu nguni zose. Bahise bayiturikirisha iyi drone, niba kwaba kutari kwiyemera kwa abaturage bakongwa mwashyikiye FARDC cyangwa se Wazalendo. Gusa ibyo ku mirongo y'imbere ku rugamba akenshi babishoboka. Tuvuye kuri izo ngibyo, icyana kw'icyo tazama cyo kibisobanuro cyagize kiti intambara ya 23 nyuma yuko inyeshyamba za F23 zigerageje kwinjira mu turere twa Masisi na Walikale zasubijwe inyuma n'Wazalendo kugeza ubwo zirukanywe mu gace kose ka Katoyi n'ahandi hantu hatari kure y'umujyi wa Rubaya ucukurwamo amabuye y'agaciro. Bakomeza bagira bati kuri uyu wa Kane tariki 21 Gicurasi 2026 Wazalendo iragenza umurenge wa Katoyi ugizwe n'amatsinda 6 ubarimo Kibabi ya kabiri, Nyamaboko ya kabiri, Ofamando, Tambule, Lwindi na Nyalipe, ndetse n'uturere twa Kaluba, Bukumbiri, Muho na Rutingita muri 8 tugize itsinda rya Mafunyi Kibabi. Gusa ariko agace ka Kaluba nubwo avuga ko kagenzurwa na FARDC, amakuru nge angeraho ambwira ko muri Kaluba mu ipfundo rigana nanone mu cyerekezo cy'uburasirazuba hariyo position ya 23 irimo imbunda za mashinigani zirenze imwe ziri kurasa mu cyerekezo kigana muri Nyalipe. Kandi aha bikabigoye cyane cyane ko FARDC yapfa kuyivana mu gihe idakoresheje ni strategy. Ariko na 23 mva ngo bayambuye agace kagira ngo iri kwirukanka ntahita rwana, niri kurwana ikwihagararaho nubwo yenda binanira, ariko ibyo kurwana iri kubikora. Kibabi ya kabiri, Nyamaboko ya kabiri na Ofamando nutumwe mu duce nanone wagiye wumva mu minsi yashize twagiye tuye mu rugamba rw'injyana muntu aho M23 yakoraga ishoka byose kugira ngo irangize FARDC cyose agarike FARDC, hanyuma agace bakagenzure. Kandi koko byasaga nkaho barimo kugaragaza imbaraga zo gukora icyo gikorwa ndetse no kuba bakigeraho, nubwo FARDC mu nyuma yongeye kugaruka neza ifite icyo twakita stamina yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gutera kwa Wazalendo ubu bari muri metero 20 gusa uvuye mu mujyi wa Rubaya twe mu mabuye y'agaciro, niho wavuga ngo metero 20 ko si byose, metero 10 ubwo ndavuga uri mu bice bya Gasenyi na ufashe igice cya Kinigi ukigira hino gatoya ni metero itageze muri 8, kandi abasikari bamwe babandi bagenda imbere ba Wazalendo barimo. Nk'uko amakuru dukesha wayatangarije ikinyamakuru abivuga ngo inyeshyamba nyinshi zarakomeretse ku buryo bugaragara, kandi M23 niko wabayo bakunze kwita u Rwanda ngo arimo kwitegura guhisubira cyangwa se gusubira inyuma bitewe nuko ibintu bibakomereye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nimba witegereza neza iyi ni karita igaragaza agace ari kurwaniramo. Reba neza hano Kinigi naho ngaho hariho akakantu k'umutuku ahangaha. Reba neza Kinigi iri ahangaha, ndareba niwe mu mujyi rwitubona ni Goma, ngari wita ugaragara. Gusa muri kujya muri Goma aka gace hino yako hano hino hariho centre ya Rubaya n'ikilometero muri tiro ya Rubaya, hanyuma nanone ahangaha akaba ariho Sake na Bambiro kugira ngo winjiye mu mujyi wa Goma. Ubwo nagaruto tworoshye bisaba imbaraga ndetse no kwigora no kwibabaza kugira ngo urenge imipaka, urenge za imitego ya 23 utera imbere ugere kuri ibyo bice byose. Gusa nimba FARDC yabikomeje mu nkubiri iri gukora igarwana muri iri kubikoramo muri karakarere Goma na Sake, naho bavuga yuko bizatwegeye kinini kugira ngo nabyo bitangiye kumva umututu w'imbunda intambara iturutse kuri FARDC, sibyo? Tuve kuri izo tugaruka ngaha
Intambara yongeye kubura kuri wa gatatu nijoro kugeza kwa kane tariki 21 Gicurasi niko banditse ku cyangwa cyitwa Katoyi hagati ya FARDC ishyigikiwe na Wazalendo n'inyeshyamba z'F23 mu midugudu ya Lungoma, Kashesha na Muwanga mu gace ka Banasuka ni muri groupement ya Kisimba mu gace ka Walikale ho muri Kivu Amajyaruguru. Lungoma na Kashesha nuduce na Muhanga nyine birumvikana na gace ka Banasuka nuduce twe tumwe AMAKURU wavuga ko turi kwipfundo rya Walikale aho bakunze kunyuza ibikoresho byabo nkuko bari bari kwikora mu gice cya ruguru bagana muri Mpeti kugira ngo barebe ko izi mzira zose bazigarurira maze bajye gutera aduyi bajye gutera umwanzi bakomeza kutaka bugana mu cyerekezo cy'uburengerazuba aho bavugaga ko bashaka gufata Walikale bamara gufata Walikale bagakomeza ku rugamba berekeza muri Kisangani banyuze Rubuto. Ati nk'uko amakuru aturuka kuri kino cyamagara bivuga ni ishyamba zagabye igitero ku birindiro byari bifitwe n'ingabo za leta n'abatinkorwa bazo muri iyi midugudu itatu nyuma yo kwirukanwa kuva Katobo berekeza Ihula umunsi ubanziriza uyu wabayemo kino gitero. Babanje kurasirwa mu gace ka Katobo bahita bazamukana barabacunshumukana bagira muri Ihula hanyuma bahita bisanga muri ya midugudu nayo bayivanwemo bari kwirukanswa. Tik tak pick pack. Imirwano yakomeje muri ako gace mu gitondo cyo kuwa kane irimo intwaro ziremereye n'iziciriritse bituma abaturage benshi bashyibwuba nk'uko amakuru amwe bitangaza. Abaturage bari bamaze guhunga imidugudu yabo mu bitero za mbere byabereye Katobo mu mpera z'icyumweru gishize ariko byaje gumira ku mirari ubwo bino bitero byagiraga indane muri ako karere. Abaturage bumva ubwo bari bwinshi birumvikana batagupfa none twapejo reka twigendere dusige abahanganye bahangane uzatsinda tuzamuyoboka nakundi baba nk'abaho bitaje iyo kigitero cyangwa se urwo rugamba muri ivyo bice binyuze muri ibitero ikomeje. Inyeshyamba zirimo gushaka kwagura agace zifitemo uruhare nyuma yo gutakaza Mpeti na Mijenje ubwo bavanaga ingabo zabo meza birashize. Byibuke yuko M23 iri kuva Mpeti ndetse na Mijenje byavuzwe ko iri gukora icyitwa gusimbuza abasirikari mbese muri gatoya muri makeya bafite gahunda yo gusimbuza abasirikari barimo bakazanwa mu abandi ariko nyuma byaje kugaragara neza ko atari byo ahubwo ko ari kuvana nk'abasirikari babo bya burundu bitewe no gukomeza ko mu byo bigoye ndetse n'igitutu ari gushyirwaho na Leta Zunze za Amerika. Ikindi no kuba kabiri karindwi karindwi gatatu umwanzo wa UN nawe ushobora gutangira kubateja umutwe cyangwa se kuba kuzana akaga gakomeye nyuma ko MONUSCO nayo ikomeje kubwirwa yuko ifite uburenganzira bwo kurwana n'umutwe wose wanga kubahiriza amasezerano y'amahoro. Hama bimaze kwemezwa yuko aka gace ka Mijenje na Mpeti bavuyemo bagashaka kongera kugira ijambo rikomeye mu gice kigana muri Walikale bashe gufatira ya midugudu igeza muri Rutobo ariko amakuru akemeza neza ko FARDC aricyo bahise bakora bagita bongera gusubiza inyuma M23. Umubare wabavuye mu mirwano yadutse nijoro ntabwo uramenyekana kuko ako gace karacyari mu ituze rikeya. Nyamara amakuru yo mu gace avuga ko FARDC na Wazalendo bakomeje ibirindiro zabo muri Katobo batigeze bavanwamo bagishikamye. Nyamara M23 yamagara ibitero byinshi bya FARDC tajya mu byabiri muri kara gace gusa wenda ngo byabaye mu Kivu Amajyaruguru honyine muri ino cyo kuvuga aho byabaye no mu bindi bice byinshi nk'uko amakuru azemeza. Uti gute? Mu gitondo cya kare cyo kuwa kane tariki 21 Gicurasi aya n'amagambo avugwa n'M23 amagana ibitero kugeza amagingo aya ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zikomeje kurikirana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo gutera isasu muri Minembwe n'abice bikikije zikoresheje indege zijya pilote za KT6 ndetse n'indege zijya pilote za kamikaze. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Buretse gato muri Kivu y'Amajyepfo FARDC kuva yatanga umuburo wo kubura M23 igomba kuvayo ibyo bari gukora biti bishitani. M23 bikimana no gutangazwa ko yabonye l'enfort iturutse kuri Intambara baturutse mu gace ka muri Itombwe nta gushyamwe imiyaga drone za FARDC ntabwo ziruka kumanywa na nijoro zikora ibikorwa by'utasi zarangiza zigasikana ibisasu byinshi kandi ku buryo bukomeye bagatera mu nguni zose bagasa naho bataka cyangwa se bagasa naho bagaba igitero gikomeye mu bice batekereza ko birimo abarwanyi ba FARDC abarwanyi ba M23 nuko na M23 nayo iba yateguye ibitero biremereye gutyo uruhande rwa FARDC ngo bayihagarike cyangwa se
bafunga inguni zose FARDC ishobora gukoreramo mu buryo bwa nyabwo. Ibi bitero byateguwe bitarobanuye ngo kandi bya kinyamaswa byibasira abaturage n'abasivile, bigatera ubwoba abaturage, kwangirika no gupfa abaturage muri ako gace. Ingo nyinshi zarasenyutse kandi nibura inka 33 zishwe muri bidegu mu rwego rwo kurimbura ubuzima bw'abaturage b'abasivile buryo bugaragara. Ibi ni by'amakunyaga itangaza yuko bikorerwa muri Minembwe bikorwa na FARDC ari ibikorwa byo kwamaganira kure ndetse no kwiyama, kuko ari ibikorwa bya kinyamaswa bikorerwa abasivile b'abanyamurenge muri kiriya cyerekezo kandi bidatanga agahenge, ahubwo bikora wagira ngo ni umugambi ukomeye cyane bafite wo kurimbura abaturage b'abanyamurenge. Cyo 23 ivuga yuko ari igikorwa kibi ndetse cyo kwamaganira kure, ikaba inasaba imiryango mpuzamahanga, imiryango yo mu gihugu gufatanyiriza nabo kwamagana FARDC. Tujye kuri izo ntasi za M23. FARDC atangaza ko yafashe intasi za M23 zinjiye muri Beni kuhatata. Ni inzego z'ubutasi za FARDC zataye muri yombi abantu benshi bakekwa ko abacengezi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 IRC mu mujyi wa Beni, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abyemeza cyangwa se abitangaza muri makeya. Iki gikorwa ni kimwe mu bikorwa zo kunoza umutekano byashyizweho n'ingabo za Congo kugira ngo zahagarike imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Buretse gato mu minsi ishize FARDC yavuze ko muri Beni bari gukusanyirizamwo abasirikari n'ibikoresho, aho indege zigwa ku kigo cy'indege cya Mavivi kiri kwitirirwa bwana Tshisekedi, ise wa Tshisekedi Chilombo twangwe Etienne Tshisekedi. Maze kuri icyo kigo cy'indege bakanyuza ibikoresho byinshi by'imisada kuri Wazalendo na FARDC, ugiye bikoreshwe barasa neza kuri 23 bamanutse mu gice cya Butembo Lubero. Abakora kanemeza kandi yuko aho hari kurundwa ibikoresho bya gisirikari bya Faransa, Abadage n'Ababiligi. Uriya 23 urakwereza intasi uravuze ngo oya. 23 bivuga ko yatangiye gushakisha amakuru muri kara gace, gusa ikaba ntabwo yigeze yemeza karabayo. Nubwo yashakisha amakuru muri Beni ariko ntigeze yemeza yuko ari umusikiri wayo woherejwe cyangwa se afatiweyo. Ariko FARDC yo yemeza ko abakaciwe ari intasi za M23 zaje gutatira M23 muri Beni ngo babahe amakuru y'ibikubera muri Beni, hanyuma bayakoreshe mu rwego rwo kwitegura igitero cyangwa se gutera igitero bwabo. Muri ubwo buryo abayobozi ba gisirikari bafashe imodoka zoherejwe ngo na M23 nk'uko byagaragajwe mbere. Ibi bivugwa yuko byoherejwe n'inyeshyamba kugira ngo bigurishwe mu mijyi ya Beni na Butembo mu ntara Kivu mu Majyaruguru. N'ibicuruzwa byoherejwe mu modoka ariko zitwawe n'inasi ngo ze 23 kwa kundi nyine bajya gutata bifashisha uburyo bw'ubucuruzi, ngo maze binjira muri Beni nk'abazanye ibicuruzwa, bagomba kwinjira muri Butembo nk'abazanye ibicuruzwa, bakagenda banota akantu kose basanzeyo, muvoma ziriyo, abasirikari bahari ndetse abatekereza za defense zabo n'ibikoresho by'igisirikare aho birundwa, hanyuma akazasubira mu gice kimwe 23 batwaye amakamyo yabo, ariko amakuru bayafite neza ku gati bakayishyiraho 23 ikazakoresha nayo ikiri kubona ari ngombwa. Aha niho FARDC isivuga ngo bangaba ni intasi tubafate matekwa. Gusa ariko nanone subwa mbere FARDC ishinzwe kuhubuka igafata abantu b'inzakarengane bashinja gukorana na M23 cyangwa se u Rwanda, ari nabyo benshi bavuga yuko M23 rimwe na rimwe ibyo Rwanda ngo byumvikana kuko ubutegetsi bwa Kinshasa hari ubwo itita ku basivile bwabo, ahubwo ugasanga abantu bose barabikeka babita abanzi b'igihugu n'ibindi, nyamara kandi ngatari bo ari abafatanyabikorwa ba leta cyangwa se wenda abandi bantu biri muri business zabo, ariko kuba batekerejeho akantu kamwe cyangwa se kandi bagahita bahinduka abanzi b'igihugu bakorana na M23. Sibyo gusa iperereza ryakomeje mu gihe inzego z'umutekano zikomeje none kongera ibikorwa ku butaka kugira ngo zihagarike inzira yo guteza cyangwa se gutera inkunga no gusenya imiyoboro y'abinjira n'abasohoka mu mitwe itwaje intwaro muri ako karere, kugira ngo uzaza azahite bamumenya rugikubita uburyo ataza guhungabanyiriza umutekano agace ka Beni. Mwite Brigadier General Ronald Rwivanga agiye kuyobora ASF, ingabo zihora ziri maso muri East African Community. Brigadier General Ronald Rwivanga yatangiye ku mugaragaro inshingano zo kuyobora urwego rukuriye umutwe w'ingabo z'ibihugu zo muri Afrika z'Uburasirazuba zihora ziteguye gutabara Director ASF. Uyu munsi ni Brigadier General Ronald Rwivanga usanzwe ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda za RDF, asimbuye Brigadier General retired Paul Kahuria Nzema
ni mu muhango ugurekanye ububasha wabaye ku 20 Gicurasi 2026 ku cyicaro cya Minisiteri y'Ingabo n'abahoze mu ngabo Imbuya Kampala muri Uganda. Uyu muhango waranzwe n'isoza rya manda y'imyaka 3 ya Brigadier General Nzema ndetse no gutangira ku mugaragaro inshingano za Brigadier General Wivanga uturuka mu Rwanda mu gisirikare cya RDF. Uyu muhango wayobowe na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze mu ngabo za Uganda Jacob Maxson Obothi unayobora inama y'abaminisitiri ba ASF. Bivuze yuko uyu munsi kuva uyu munsi tariki 20 ubwo nyine muhango wabaga kugeza kuri munsi tariki 22 Brigadier General Rwivanga Afande niwe uyoboye ASF kandi nugomba gutuma nyine izi ngabo cyangwa se nugomba kubahagararira ibikorwa byo gutabara aho rukomeye biramutse bibaye ngombwa muri EAC. Ibi rero rimwe na rimwe ntabwo byaba inkuru nziza nko kuri Congo cyangwa se ku Burundi mu gihe izi ngabo ziyobowe n'igihugu cy'u Rwanda kandi u Rwanda barushinja kuba ari rwo rutera amakimbirane muri kano karere. Nanjye ni burya uko bucya bukira amakuru ajya asohoka aba ari menshi kandi abafite byinshi avuze na cyane cyane kuri wowe nanjye. Ariko reka tugereze amasaha ari imbere n'ibindi biri busohoke ndaza kwikubwira. Urakoze cyane kuduhitamo ugubwe neza. Amahoro imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe uhaye kandi uronke. Salam shalom.